katiye kubera rari nyine ariyo mpamvu ndi kukubwira udafite pinde sirinde wagukunda ndacyari gukora iminanda mbatera story z'imihanda bibutse imihanda irahanda kuyibaho nibisaba kwikunda bisaba kugira bukunda kabone niyo bo batagukunda kazi kanje binsaba kugakunda buri gitondo mbyikira imihanda ukora buri munsi nayindiga wakanga gukora ugakurahira ipine udafite pinde ninde wagukunda. What's up, our people? You already know this is YOSETV. Ikiganiro ni YOSETALENTTAK, and of course, my name is Tad Koporo Jabo, number one TV presenter Kwisi Mwanga. L'homme sage, l'homme honnête, le travail sans frontières, l'amour, ça c'est l'un des amours. The real monster, the real predator, ngende Simba. Nkuko muwaze kwimenyera ni ikiganiro mukurikirana buri wa kane tukaganira n'abanyamano benshi batandukanye tukumva buri kimwe cyose kiberekeye tukumva iyo bava tukumva iyo bajya ubundi tugafatanya nabo urugendo. Icyo nkusaba utarakora subscribe banze ukore subscribe kuri YOSETV kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu kama kawaida. My people out there, allow me to introduce a big brother, a big Rastafarian in the city, big dealer toxic. Yeah, man. Ndacyari gukora iminanda mbatera story z'imihanda bibutse imihanda irahanda kuyibaho nibisaba kwikunda bisaba kugira bukunda kabone niyo bo batagukunda kazi kanje binsaba kugakunda buri gitondo mbyikira imihanda ukora buri munsi nayindiga wakanga gukora ugakurahira ipine udafite pinde ninde wagukunda. Yo man, the big dealer toxic man nkuko bisanzwe. Big dealer toxic. Turakwakiriye kuri kamera za YOSETV. Abana murakoze cyane kabisa. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza urebye ntari ibintu biragenda pole gake kabisa. Big dealer toxic nk'umuntu ukubonye bwa mbere kuri kamera ni gute wamwibwira mu magambo make? Big dealer toxic ni umuntu umeze ute? Gira icyo ubwira abantu badukurikiye none. Okay, big dealer toxic no muraperi no murasta ukimubona uhita umwibwira kuko nago yishira ya no muhanzi nyarwanda umuraperi ufite ibihangano byinshi cyane si byinshi cyane kurusha abakuru banje ariko nanjye ndi mu nzira. Big dealer toxic tubwiye ko uri umuhanzi uri umuraperi ubundi waba waratangiye umuziki ryari? Umuziki urebye rero igihe nawe utangiriye burya umuntu yaba yaratangiriye umuziki aba ari kera ahubwo wenda kuwukora mu buryo buri official ni vuba cyane nibwo nkiza ibintu ahagaragara naho ubundi byari bikiri mu bwihisho byari bikiri mu byahishwe. Ni ryari waba wariyumvisemo nyine iyo mpano ukavuga ati noneho reka mve mu kwandika nge studio recording? Ni ryari waba warabitangiye nyine ukora umuziki as professional? Hari igihe umuntu yiyongoza bitewe nuko wenda yabonye n'abakuru be biyongoza mu studio akiyongoza ariko mu buryo muri professional ndakika nta mwaka urashira nkiza ibikorwa byanjye hagaragara abakunzi banjye mbigaragarije ariko ubu ni courage noneho nukwendereye kabisa tujya mbere kugira ngo turebe ko n'amakosa yagiye agaragara mu muziki twagenda dukosora kuko twagiye tubona imiziki myinshi nicyo duhanganye nacyo ubu ngubu kugira ngo turebe ko hari icyo twakora natwe. Big dealer toxic tubwiye ko umaze umwaka utangiye gushyira ibintu ahagaragara ubundi muri icyo gihe cy'umwaka umaze kugera kuki umaze kugira ibikorwa bingana iki indirimbo zingana iki audio video watubwira muri make? Okay, ibyo umuntu aba amaze kugeraho ni byinshi muri uwo mwaka kumenyana n'abahanzi batandukanye kumenyana n'abafana muri rusange ukabona ibintu abantu barabikunze ukora. Ubu hari indirimbo nshyashya mfite hanze indirimbo yitwa Ipinda ugiye kuri YouTube channel yanjye uhita uyibona ni indirimbo nziza cyane ahubwo nanashishikariza n'abafana ko bajyaho bakareba uko bimeze. Tubwiye yuko ufite indirimbo nshyashya ariko turashaka kumenya muri icyo gihe cy'umwaka umaze ukora umuziki indirimbo umaze kugira zawe bwite umaze kugaragaramo ni zingahe niba hari video zihari nazo wazitubwiraho nta kibazo? Okay, indirimbo maze kwandika ni nyinshi cyane ariko izo maze gukora mu buryo bw'amajwi maze gukora indirimbo zigera kuri 3 hariho iyitwa Ibya Mirenge hari iyitwa Ipinda hariho na Unity ngiye gushyira kuri YouTube channel vuba cyane ariko nayo yamaze kurangira. Hanyuma izanditse zo ni nyinshi tugiye kujya tuzishyira hanze nyine gake bazagenda batubona
ari nako bagenda gusura YouTube channel kugira ngo barebe ibikorwa umuntu agenda bagenera. Big Dealer Toxic nk'uko usanzwe ukorera umuziki mu karere ka Nyagatare ari naho twagusanze uyu munsi, ubu ntabwo ibona nk'imbogamizi. Ese entertainment yo mu karere ka Nyagatare imeze gute? Ubone gufavoriza mu muziki wawe ku buryo wavuga ati ninkomeza gukorera umuziki Nyagatare nzagafata, cyangwa nawe kimwe nk'abandi ubutekereza yuko uko ibikorwa bikomeza kwaguka ari nako ushobora kuhava ukaba wajya gukorera umuziki mu kandi karere, wenda aho ushobora kuba wakubyarira inyungu cyane kurusha inaha? Bimeze bite? Gukorera umuziki rero mu ntara imbogamizi aba ari nyinshi cyane, kubera ko hari mu rwego rw'ibitaramo, hari mu rwego rwo izo audios nziza, uburyo bwo gukora amashusho nyine mu buryo bwiza biba bigoranye cyane kuko n'abo pro baho n'iki urabizi biba bigoye biba bisaba kungurana ibitekerezo cyane, kandi nabwo usanga nabyo harimo imbogamizi cyane, biba bigoranye cyane ariko uko biba bimeze ni ugukomeza twe tugashyiramo imbaraga tukabisunika paka. Kandi ikintu nabwira abahanzi muri rusange bakorera umuziki naha ni ugukora ikintu cya unity, duke bafite bakaduhuza, noneho tukareba ko twakora ikintu kiremereye gifatika. Kugeza ubu niye stage waba warakoze ukavuga ati none nanjye mbonye umwanya wo kwidagadura, mbonye umwanya wo kwereka abafana, mbonye umwanya wo gushyira hanze ibindimo nakagombye kwereka rubanda? Yaba ihari iyo stage yaba yaragushimishije mu buzima bwawe? Urebye stage umuntu abajyaho ni za stage zo mu bitaramo nyine, n'ubundi bitari binini cyane. Ubu ngubu icyo tugamije ni ugukora cyane kugira nyine n'izo stage ziremereye urebye ubu ngubu ni ukwiha intego, ariko intego ntabwo turazigeraho. Niko bimeze. Ubu hari ndarabashishikariza, hari indirimbo nashyize hanze kabisa vuba itaramara igihe kirekire yitwa Ibya Mirenge. Indirimbo yitwa Ibya Mirenge ni indirimbo igendeye kuri story y'urukundo, ariko ari umuntu wababariye mu rukundo, is true story kabisa. Uvuze ko ari indirimbo ivuga ku bintu by'urukundo, abarasta sinzi niba mukunda kubwira abantu urukundo ariko mukabicisha ku ruhande, sinzi niba none wewe muri iyo ndirimbo waratoye ukavuga ati uyu nguyu kabisa. Niba bitakugoye waduha kapera kugira ngo tutangire no tunayiganira iyo ndirimbo yawe nshyashya ufite hanze. Biragoye ko watinya ishyamba mu gihe utaratembera ishyamba, bakubwira story z'ibisimba ukumva mbese hararuguhimba. Ese hari wari wegira intimba kandi mu mutima n'amururumba, niga ushobora kuba ntabyo uzi ibyo uyu mwana wamaga udukisi, niwe twahuranaga buri munsi, niwe wambwiraga ko bitazarangira, niwe wamfashaga no kuba nasohora gahoro agahinda kagashira, sinigeze menya ko ibyishimo bigera ari naho umubabaro uhita utangirira. Iyo ndirimbo yitwa Ibya Mirenge, twakundi ukunda umuntu nyuma akaza kukubabaza akabyirengagiza. Kandi ibyo bireze muri iyi minsi, iyo message nayigeneye abantu bameze gutyo. Byarakubayeho? Wapi, ntabwo byambayeho, ariko biba kuri benshi bagenzi banjye, inshuti zanjye zarababaye. Rukundo ni danje. Urashaka kwita yibaza ati se uyu musani ufata umwanya akajya kuririmba ibyo bintu ubundi ahura nabyo, afite urugo, aracyatereta, bimubaho, bimeze bite? Cama zimwe muri interview babwire ati nyamara utambona gutya ari n'ukuntu bimeze, niba ari wadangiye kubenguka asubiza amerwe mu isa, ubundi bimeze bite, uhagaze ute? Njye ndakunda kandi ndakundwa. Urumva, njye ntaribi ku giti cyanjye, ntaribi, ahubwo iyo message ahantu yavuye mushuti wanjye yamamagaye yarakaye yababaye byatari, arambwira ati wana ni danje, nshaka unyandikira indirimbo imeze utya. Bari bamukatiye kubera arahari nyine, ariyo mpamvu ndi kukubwira udafite pinda sirinde wagukunda. Birashoboka ko yagukunda ariko ntabwo bigikunda. Urumva, iyo mpamvu iyo ndirimbo mbese baramukatiye nyine, ahita abyuka nyiyongoza arambwira ati nyandikira indirimbo iteye gutya, bankatiye kabisa. Urumva, hanyuma rero turayandika tuyishyiraho. Nyuma yaho umuhungu yaje kubona ibiceri bya hatari, ingoma duhita twandika noneho verse ya kabiri. Urumva ukuntu iyo ngoma imaze igihe, twarayiteguye cyane. Niyo mpamvu mbwira abafana banjye kabisa n'abantu bambonye ubwa mbere bayende kuri channel barebe Big Dealer Toxic, niyo channel yanjye.
barebe ibihangano bihari kabisa, niyo ndirimbo kabisa, niba hari uwakubabarije umutima uyimuture, mubwira ati kabisa genda wumve ibya Mirenge. Urakoze cyane Big Dealer Toxic. Umuntu ashobora kwita yibaza Big Dealer Toxic wenda n'abantu bakomeje kugukurikira kuri kamera za YOSETV babonye kuri Rastafari bakavuga ati se kandi tumaze kumenya yuko abantu wenda bikigiye muri societe harimo abantu bafite imyumvire utamenya akavuga turiya muntu niba afite dread niba ari umurasta hari ukuntu nyine batamutekereza sinirinze kubyinjiramo cyane gusa nawe urabizi tu ubona wowe muri societe abantu bakwakira gute se iyo ubabwiye iby'umuziki wawe iyo hari deal runaka ushaka kubatereta ubona umuziki bakwakira ukuri nk'umurasta cyangwa ubona hari ukuntu batinda kugorana ubibona ute wowe ntabwo byaba bikubera imbogamizi nabyo mu iterambere ry'umuziki wawe? Rero urebye bigitangira byari imbogamizi cyane ariko ubu bamaze kubimenyera bose barabimenyereye ahubwo ubusanga banakubwira ati se kudategura ibitaramo bimeze biteye bakubwira ati se nta kagomo heruka gusohora bakabikwibutsa ni nayo mpamvu tugira courage urabona biba bigoranye ariko kubera urwo rukundo rw'abo bantu nyine rugatuma ubishyiramo kimetu abaragatigita umusaza biba bikaze. Ni ryari waba wumvise ucitse intege burundu mu muziki ukavuga ati ewana noneho ndabiretse wenda ushobora kuba byaravuye ku muntu runaka ushobora kuba ari ubwawe ni ryari noneho wumva waravuze ati ewana umuziki ndawuretse kabisa ndabona ibintu atari ibyanjye cyangwa ntabwo birakubaho kuva watangira urugendo rw'umuziki? Sha rero n'umuhanzi bitarabaho ibyo bintu sha ntago barajya mu muziki burya urumva naturutse mu rugo natsapse bikaze urumva nari ngiye kuririmba ahantu mu gitaramo kabisa kandi nagiye kabisa mvuga ati ebana byanga bikunda abakunzi banjye mfite n'abafana benshi ariko nagezeyo nyine si urabizi bya bibazo bya bitaramo nyine ebana birangira uwo munsi natashye ntaririmbye numva umujinya ebana abantu bose bari kumbaza ati se ko twari tukwiteguye ko tutakubonye hari ikindi gihe noneho ngiye nateguye igitaramo haza kubamo ibibazo bya hatari noneho igitaramo kirangira nanjye ubwanjye ntaririmbye urumva umujinya utaha urumva agahinda utahana ntago wabyumva biragoye kubyumva kabisa ariko biba bigoye ariko tugomba guhatana byanga bikunda. Noneho Toxic hari ukuntu abantu bajya bavuga ati mbonye ubushobozi nakora ibirenze ibi mbonye ubushobozi nakora video irenze mbonye ubushobozi najya kwa producer ukomeye nkakora bang ikomeye cyane gatwika. Kuri wowe Big Dealer Toxic ni icyo ushobora kuba wasaba nk'umuntu cyangwa abantu barebera inyungu z'abahanzi? Ndakeka hari amasosiyasiyo y'abahanzi hari abantu bashinzwe iterambere ry'abahanzi. Ni iki kintu noneho wabasaba kugira ngo umuziki mukora ube wagira icyo ubamarira atari kuvuga ngo ndawukora nshyire YouTube gusa ndyame gusa ntacyo nyinjiriza? Kuri wowe ubirebera mu ndorerwamo y'iterambere rihamye ni iki wasaba abantu barebera umuziki mu Rwanda? Icyo nabasaba rero cyane cyane nk'abantu bo mu ntara ni ugushyiramo kimetu bakareba abahanzi babo kuko urebye nta bitaramo bakibona ntaki n'ibitaramo bihabaye ubona bitari organize neza nyine babishyiremo kime bashyiremo baganire n'abaproducer baganire nyine kugira umenye ibibazo biri mu muziki nuko baganira n'abanyamuziki. Ntabwo uzajya kumenya ibibazo biri mu muziki wagiye kubaza abamotari cyangwa wagiye kubaho egera abo banyamuziki n'abantu bawukora kuko abantu bakora umuziki nibo bazi imvune zawo nyine utayokane wamenya amarira dusuka niko bimeze. Big Dealer Toxic wenda tunasoza ikiganiro tugiranye cyiza cyane ndagira ngo ndakeka ufite umuryango umufasha n'abana nk'uko uri umuhanzi ukaba n'umwanditsi ndagira ngo muri aka kanya ukompoze akavasi gatoya uvuga ushimira nka famille yawe ukuntu iguha support umuziki wawe. Nakinjiramo uravuga akavasi aga freestyle akavasi kompoza aga freestyle ufite mu mutwe nona uvuge ati aka kantu nkatuye famille yanjye madamu wenda n'abana kuko basupporting umuziki wanjye kugeza yangeza ubu ku buryo nawe nareba ino interview azavuga ati burya nkora ibintu bikomeye wenda nubwo atabimbwira ariko arahanda nshimirira. Natangira ngo mufasha wanjye family yanjye ndabashimira byari bikaze gusa mwambaye hafi aho mumbona kuri YOSETV mumenye ko mbasuhuje mukomerezaho nzajya ngenda mbikora gake gake bizakureka nibyo. No message ya nyuma wagenera abafana ba Big Dealer Toxic n'abandi bakubonye kuri YOSETV nonaha unabasezera ubundi ubabwira aho bibera aho basanga ibihangano byawe ubabwira aho bashobora kubisanga ubundi
dukomeze gutera imbere kuri YOSETV ndetse no mu mirimo yacu ya buri munsi dukora? Nahera ku bantu bafite inshingano mu muziki, buri muntu ufite icyo yakora mu muziki, nuko yabikora nka YOSETV, akegera abahanzi akabaganiriza bakamubwira ikibababaje, nabyo bikagera ku bafana. Hanyuma najya kuba bashaka gusapotinga abahanzi, bahabasapotinga mu buryo bufatika, by'umuhanzi bafite ibintu byinshi bimugora. Hanyuma ku bafana bo, abafana ba Big Dealer Toxic maniga, munyitege kabisa, kubera ko naje, kandi mugende kuri channel mukomeze murebe Big Dealer Toxic. Ndabasezeranya ko nanjye nta gihe kizajya kigera ntabakubise umuzigo. Hanyuma kandi hari abandi bahanzi bakiri hasi muri rusange, nabo kandi nababwira courage, abahanzi baba bankurikiye ba Toxic mu mwese kabisa, mbabwire courage kabisa, mukomereza aho, mukomeze mwandike, abahanzi mwibuke kwandika, mutazibagirwa kwandika. Big Dealer Toxic, nonaha ngiye kugukubita nagakobazi gatoya, ni indirimbo isanzwe y'abandi ariko ivuga ku mvune z'abahanzi. Wowe uratukubitamo verse yawe ya hip hop freestyle, wiyumvamo nyine igendanye n'ibyo ngiye kuririmba, sibyo? Twagiye ubyumve neza. Uwakubwira izo mvune z'abahanzi, uko twandika bitugoye, imitima ibabaye. Ngo himara gutora kenge hamwe butakimbarizamo bitamba mbuga, niberagiye kuri aho moto cyangwa imodoka bitageraga, iby'urumura shwida buri gihe mu mwijima niho twahuraga, handi twicaraga tugatega amatwi Radio Rwanda, kubera umuziki reba ho tugeze ubu, abantu bose baraturiba kuri TV, ariko izo mvune z'umuzika nizo zizatuma dutamira ku mugati maniga. Turagushimiye cyane Big Dealer Toxic, twizeye ko n'ubutaha nitugukenera uzitabira. Ewana, nzaza vuba kandi kare. Gira icyo ubwira abakunzi ba YOSETV nona. Abakunzi ba YOSETV, wowe niba ufite smartphone wireba iki kiganiro ugenda udakoze icyo bita subscribe, ukoreshe ya utere na comment. Niba ubona ibintu bigenda neza ubivuge, niba ubona bigenda nabi ubivuge, nta kintu bisaba, ntugukanda gusa. Murakoze cyane. Ni Big Dealer Toxic, the sad man. Thank you.